Rero uyu munsi turakora ku mumaro w'amategeko, agaciro k'amategeko cyangwa se umwanya w'amategeko mu gakiza cyangwa se the purpose of the law in salvation. Kuki Imana yatanze amategeko mu rwego rwo kugira ngo izazane agakiza, agaciro k'amategeko kabonekamo gate. What's the purpose of the law of Moses? Amategeko arera arakiranuka, ntazavaho inyuguti n'imwe. Aya ni amagambo Yesu yavuze. Amategeko ntabwo azavaho inyuguti n'imwe. Reka noneho turebe mu byanditswe, turebe n'impamvu yabyo. Ariko mbere tutarazana kino cyanditswe, ndagira ngo mbabaze ni gute Yesu yari ari muri no context arimo avuga ati mu by'ukuri amategeko ntabwo azavaho inyuguti n'imwe. Bisobanuye iki? Bivuze iki? Ndagira ngo tugende muri context ya kino gice cya 5 cya Matayo umurongo wa 12 ndetse na 18. Nk'uko mu by'ukuri aya magambo tuyareba Yesu yavuze, yarimo avuga yari samoni yo ku musozi, ariko ahangaha yarageze kuvuga ku kintu bita amategeko. Iyo urebye ku murongo wa 17 ukareba n'umurongo wa 18, ndetse ubwo biguha isura neza y'imirongo iri hagati ya 18 na 19, then umurongo wa 17 n'uwa 20 biraguha ikintu Yesu ashaka kuvuga. Yavuze yuko amategeko n'ibyahanuwe ataje kubikuraho, ahubwo yaje kubisohoza. Ntabwo ari uko abantu bakunze kuvuga ngo yaje kubikomeza. Ijambo rihari, Yesu ntabwo yaje gukomeza ibyahanuwe ndetse n'amategeko, ahubwo yaje kubisohoza. Kubisohoza bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo hari ahantu amategeko yagombaga kugeza abantu, cyangwa yagombaga kugera ahagejeje abantu, noneho n'ibyahanuwe ahantu byagombaga kugera. Yesu aravuga ati ibyo bintu ntabwo nje kubikuraho, sinje gukuraho amategeko cyangwa se ibyahanuwe, ahubwo icyanzanye ni ukubisohoza. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ni ukugera aho byagombaga kugeza abantu. Mu yandi magambo azaza afite capacity yo kugera aho amategeko agombaga kugera, ibyahanuwe byagombaga kugera. Niyo mpamvu amagambo menshi Yesu yagendaga avuga. Turebye nko muri Luka 24 umurongo wa 44 downwards, agenda avuga yuko yagiye asobanurira abigishwa be ibyanditswe byera ngo bahumuke. Aravanga ibyanditswe kuri Mose, byanditswe kuri we mu bitabo bya Mose, mu bahanuzi ndetse na Zaburi, ngo byagombaga gusohora, byavugaga Kristo. Ibitabo bya Mose baba bavuga itangiriro kugera ku gutegeka kwa kabiri. Ibyo ni ibitabo 5 bya Mose cyangwa Pentateuch, byasobanuraga Kristo. Abahanuzi nabo bagenuraga Kristo. Noneho hakaza kuza ndetse na Zaburi, byavugaga none Kristo. Isezerano rya kera rikaba rirarangiye. Iyo tubona Paul yayikira Timoteyo akavanga ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ntago avuga bino byanditswe byera yenda ngo harimo n'isezerano rishya. Isezerano rishya ntabwo ryari ryakabayeho, ryari isezerano rya kera gusa. Ibyo bavuga ko ari ibyanditswe byera ni ukuva ku itangiriro kugera kuri Malachi, byo yari Old Testament. Niyo compilation bari bafite. Muri kano kanya rero turabona Yesu avuga ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Ntabwo ari ukuyakomeza, ni ukuyasohoza. Ni ukugeza abantu aho amategeko yagombaga kubageza atashoboye. Yesu Kristo azaza afite iyo capacity yo kuyageza. Ikindi, umurongo wa 20 avuga ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi nuko abafarisayo mutazinjira ubwami bwo mu ijuru. Yesu arimo arabwira abigishwa be n'abandi bantu benshi, ariko specifically arimo arareba ku kintu bita abantu bo hambere bari bari mu isezerano rya kera. Hari abo bita abanditsi ndetse n'abafarisayo. Arimo arabwira bano bantu yuko gukiranuka kwabo ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo bari abantu bazi yuko bafite amategeko bayitwaraho neza. Aravuga ngo rero mu by'ukuri ndashaka yuko gukiranuka kwanyu kugomba kuba kuruta uko abafarisayo n'abanditsi, kugira ngo mubashe kuraga ubwami bw'Imana. Ni ukugukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abantu, ntabwo muzabona ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo arimo arabereka indi standard izabafasha kugira ngo noneho babone ubwami bw'Imana. Nuko bagomba kugira gukiranuka
kurenze uko abafarisayo ndetse n'abanditsi. Nicyo kintu mu by'ukuri hano gihari. Ikindi kintu nshaka kugira ngo mvugeho hano hantu ni uko amategeko arera, arakiranuka, kuko ni kamere y'Imana. Ni kamere y'Imana, Imana iha umunyabyaha. Umunyabyaha kugira ngo nayibona yibuke ikintu cyabayeho muri Edeni, ko tumara gukora icyaha muri Adamu twatandukanye n'Imana. Kamere y'Imana iragenda gusa n'Imana birarangira. Niyo mpamvu igihe Adamu yamaraga kujya ku rubuto na Eva, ako kanya bambaye ubusa, kandi ubundi bari basanzwe bambaye ubusa, bibona ko bambaye ubusa kandi ubundi nta myenda bari bafite, batangira kwiremera ibicocero. Uku kwambara ubusa ntabwo ari ikindi kintu cyagiye, ni kamere y'Imana, ni imaje y'Imana yari ibarimo imbere ndani. Iyo spirit, ubwo buzima bw'Imana bwari bubarimo, ako kanya bwagiye. Ibyo bita gupfa ako kanya. Yavuze ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ntabwo ari muri iyo minsi, ahubwo barapfuye uwo munsi bamaze kurya kuri urwo rubuto kubera gusuzugura Imana. So uko gutandukana n'Imana nibyo bita ubwambarabusa, kutagira ubuzima bw'Imana muri wowe. So Imana izana amategeko yera akiranuka, yari kamere yayo irimo guclaiminga, ibwira umuntu ngo erega nubwo waguye ugatandukana nanjye, ariko ndacyagukeneye. Itangira ibiha Abisirayeli. Abisirayeli batangira bagerageza, ariko mu by'ukuri bigenura Yesu Kristo uzazana gukiranuka kudakomotse mu mategeko, ahubwo gukomotse mu kwizera umurimo azakora ku musaraba. Amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. No murongo urashaka kutubwira iki? Nuko kuva Adamu yakora icyaha, umuntu yari umunyabyaha. Kayini arabigaragaza yica murumuna wa Abeli. Birakomeza n'igihe cy'umwuzure, igihe cya Nowa. Birakomeza igihe cy'umunara w'i Babeli. Birakomeza, ni ibintu byinshi cyane. Icyaha cyari gihari, ariko nta mategeko abihamya avuga ngo wakoze kino n'ikibi, wakoze kino n'ikibi. Cyakora imitima yabo byari birimo, ariko amategeko n'ubundi y'Imana ntabwo ari yakagaragaye kugira ngo abemeze ibyo bintu by'ukuri, hanyuma bigaragare nyine ko ari bibi. Barabikoraga bakumva atari nabyo, ariko nta kintu Imana yashingiraho ngo ibashinje. Imana rero yazanye amategeko kugira ngo ibyaha by'abantu birimo imbere bitongore hanze, bigaragare, kandi biboneho n'urubanza, bakenere gushaka uburyo rwabavaho. Ariko mu by'ukuri ntago bizashoboka keretse Imana niyitangira igisubizo. Ku Bisirayeli Imana yatangiye itanga amategeko, irayabaha, ariko nyuma yahiza gutanga n'ibitambo. Ibitambo kugira ngo habonekemo amaraso abasha gutwikira cyangwa se kweza ibyaha byatewe n'uko byagaragajwe n'amategeko. Amategeko yaje mbere y'ibitambo, ntabwo ibitambo byaje mbere y'amategeko. Amategeko yaje mbere kugira ngo umwana w'umuntu abone urubanza. Ni Umwisirayeli gusa, ntabwo umunyamahanga arimo. Abanyamahanga tuje ejo bundi igihe cya Kristo, turaza kubigeraho. Noneho ibyaha byamara kubonwa bizanwe n'amategeko bitongoye, noneho umuntu akabona kandi afite urubanza, kubera ko Imana yamubwiye ngo natubariza amategeko azagibwaho n'urubanza n'umuvumo, akaba afite icyo kibazo. Imana cyo kora ishyiraho ubundi buryo icyo kibazo kizavaho, nuko azashaka inyamaswa ikamena amaraso, ayo maraso akaba ariyo abasha kweza ibyaha byagaragajwe n'amategeko. Umumaro wa mbere mu isezerano rya kera nuko Imana yazanye amategeko kugira ngo bya byaha bitagaragaraga, byari biri mu isi ariko bitagaragara, bibashe kuboneka, kandi umwana w'umuntu abyemere ko n'ubundi kuba bifite nta mahoro afitanye n'Imana. Imana yera wari umunyabyaha, kandi Imana yamuhamagariye kugira ngo babane neza. None ntabwo arimo kubibona, afite urubanza, agomba kubizira. Ihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibyaha byagaragajwe n'amategeko. Muri make nicyo kintu. Noneho amaraso yamara kuboneka, bwa burwayi bwa bunyabyaha bugakurwaho n'icyo bita ibitambo, cyangwa se amaraso y'ibitambo. Nibwo buryo isezerano rya kera ryakoraga mu ihema ry'ibonaniro. Isezerano rishya ryo ryaje mu by'ukuri rizanywe na Kristo. Umuntu ni umunyabyaha tandukanye n'Imana, ariko Yesu Kristo aza ari igitambo, aho tuzayivugaho neza nyuma. Ndimwe ndagira ngo ino ngingo ya mbere y'umumaro w'amategeko tuyiveho tujye ku yindi. Noneho ndagira ngo ntange illustration. Uramutse ufite sida ariko utabizi,
noneho urimo useka, urimo winjoyinga, urimo urya usangira n'abantu musharinga amasinakisi, museka munezerewe cyane, noneho umuntu akaza akakureba akareba akakwitegereza ariko urabona udafite sida, ukamuseka ugakwena ukamuseka wumva utamwitaye, wumva utazi ibyo avuga, ariko we yamaze kubona ibimenyetso by'uko ufite ikibazo akakubwira ati nyamara nushaka ujye kwisuzumisha, ugasigarana ikintu imbere mu by'ukuri wumva ufite ubwoba nyamara wasanga naranduye, ukagenda ukisuzumisha ugasanga urwaye sida. Ndagira ngo mbabaze, ese wakongera guseka, wakongera kunezerwa, wakongera kwishima, byamera bite? Icyo gihe ni gute waba umeze? Byanga bikunda usanze urwaye ntabwo wakongera guseka, wasuherwa, wagira ubwoba bwinshi bw'urupfu, wagira ubwoba bwinshi bw'uko bikurangiranye. Ariko ako kanya muri iyo situwasiyo uwaza akakwereka akakurangira umuti wakiza iyo sida uwo mwanya, niyo waba ufite hegitari 100 akazigusaba wazitanga kugira ngo ubashe gukira iyo ntsindwa. Niko Imana yagaragaje amategeko kugira ngo agaragaze ububi bwari buturimo, ariko tutabyemera, tutabizi. Kuko murabizi Adamu akimara gukora icyaha, Imana aramubajije ngo wariye no kuri cya giti nakubujije, icyo gituma urimo kumpunga? Aravuga ngo ni umugore wamaye. Ageze ku mugore nawe aravuga ngo ni inzoka yanshukashutse ndazirya. Bishaka kugaragaza ko Imana mu by'ukuri niyo isa naho bikomokaho. Umuntu aragenda yitsindishiriza, ibyo bita self justification, kwitsindishiriza. Niko umwana w'umuntu yagiye agira icyo kibazo kugeza n'ubu ngubu. Ariko amategeko icyo yaje kwenda ni ukugira ngo amwemeze ko ari umunyabyaha, kubera ko ntago ahuye n'Imana, kandi icyo yaremeye ni ukugira ngo abane n'Imana yera, we ni umunyabyaha. So ingingo ya mbere ni uko mu kubona amategeko y'Imana nka kamere yayo yera, tukibona turi abanyabyaha, tubona ububi bwacu, tukabona Imana yera, kandi tugashaka kugira ngo byanga bikunda tumere nkayo. Ariko inzira bicamo nuko tubona incungu, tubona umucunguzi. Ikaruvari niho tuzavuga, nitubona n'umwanya turahavuga, ariko niyo illustration cyangwa kubaha. Umurwayi wasuzumwe akenera umuvuzi. Imana yagaragaje amategeko kugira ngo agaragaze uburwayi bwari buri imbere, then dukenere umuvuzi, kandi uyu muvuzi ni Yesu Kristo watanze igitambo kimwe cy'iteka ryose ku musaraba ikaruvari. Yes bavandimwe, uno murongo turimo kubona hano w'Abaroma ibice 3:19 aravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Umumaro wa kabiri ni ukugira ngo akanwa kose kazibwe, ndetse abantu bose bari mu isi batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Tumaze kubona umumaro wa mbere ko ari ukugira ngo ibyaha bigaragare, ariko n'umumaro wa kabiri si ukugaragara gusa, ahubwo ni ukugira ngo akanwa kazibwe. Akanwa kazibwe bate bino bintu sinabishobora, ni standard yo kwera kw'Imana umunyabyaha atakwigezaho, keretse Imana ari ibyikoreye ku bw'ubuntu bwayo ikabimuha. Ni ukugira ngo akanwa kose kazibwe. Ikindi kintu kirimo hano, tuzi yuko iby'amategeko avuga byose yabwira abatwarwa nayo. Abatwarwa nayo ni abahe? Ni Abisirayeli bayahawe, ntabwo ari abanyamahanga. Abisirayeli mpamvu bayahawe ntibatayahawe abanyamahanga, ni ukugira ngo Imana ibone sample. Ibyananira Abisirayeli byananira n'Abanyarwanda, byananira Abanyakameruni, byananira Abashinwa, byananira Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo Imana nta kindi kintu yagendeyeho keretse Isirayeli agize igikundiro kuri yo ikoreraho sample. Ariko amategeko ntabwo bayashoboye, yarabananiye. Noneho bakenera yuko bazakenera incungu, bakoresha ibicucu by'inyamaswa, ariko bigenewe igitambo cya Kristo kizaza cy'iteka ryose kizacungura isi. That's what we call the global sacrifice. It's not national sacrifice, it's a global sacrifice. Bakoreshaga national sacrifices, ariko Imana igenura once and for all global sacrifice. Iki gitambo cy'isi yose ni igitambo cya Kristo. Abanyarwanda bazakirizwa, ntabwo Abanyarwanda bakeneye kujya gukopera amategeko y'Abisirayeli,
abanyarwanda n'abashinwa n'abagande n'abacori n'abakikuyu n'abarendere bakeneye kongera guhurira i Karuvari ku musaraba i Golgota, aho Imana yatanga igitambo kimwe cy'iteka ryose. Ndetse Imana yabwiye Aburahamu mu Itangiriro 22 ajya gutamba Isaka umuhungu we, Imana yabwiye ngo ntukoze umushyo kuri uwo muhungu, ahubwo kebuka arebye inyuma abona imfizi y'intama iri mu gihuru. Kuki Imana yerekanye imfizi y'intama ntigaragaze umwana w'intama? Byagenwaga yuko ari igitambo gishesha akanguhe gikuze. Aburahamu azitura umuhungu we, afata imfizi y'intama ayishyira mu mwanya w'umuhungu we, umuhungu we aramuzitura azirika imfizi. Kuki Imana itagaragaje umwana w'intama? Barekaramaga umwana w'intama. Ari umuhungu yabajije Aburahamu ngo data, ndabona umushyo, ndabona umuriro, ndabona inkwi, ariko ntabwo dufite umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Isa aramubwira ngo mwana wanjye, humura, Imana iri bwishakire umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Urumva bose baravuga umwana w'intama. Imana igiye kugaragaza igitambo kigiye kumusimbura ku musozi w'Imoriya, Imana ntiyagaragaza umwana w'intama barekaramaga, Imana igaragaza imfizi y'intama ngo amahembe yayo ngo afatiwe mu gihuru. Kuki Imana yagaragaje imfizi y'intama ntigaragaza umwana w'intama barekaramaga? Ni ukugira ngo ibabwire ngo erega Aburahamu, hari igitambo kizaza ariko gishesha akanguhe kuva kera cyahozeho. Igitambo cyari igitambo cya Kristo. Niyo mpamvu umurongo wa 12 downwards na 13 Aburahamu aravuga ngo ni ukuri pe, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Iki kizabonwa ni iki? Ntabwo ari kuri wa musozi bajya gusengera bita kizabonwa. Bavuga ku musozi w'Uwiteka kizabonwa, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Igiki? Igitambo cya Kristo. Uyu musozi wavugwaga ni Golgota, i Nyabihanga, i Karuvari. So ni igitambo rero cya Kristo cyavuga ko kizaboneka. Rero amateka y'Abisirayeli yose yagendaga yerekeza ku kintu kizaza, bakibonamo ibyiringiro by'agakiza k'iteka ryose. Abavandimwe, icyo nshatse kuvuga hano ni uko amategeko ntabwo yatanzwe kugira ngo akureho ibyaha. Nta nubwo Imana yatanze kugira ngo mu by'ukuri abantu bareke ibyaha. Oya, mu by'ukuri ahubwo iyo ushyizeho amategeko nibwo abantu bakora ibyaha byinshi, kuko amategeko ubundi avumbura ibindi byaha. N'urugero, kambaho urugero nk'ubu ngubu, kuba urimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo n'amaguru ntabwo ari itegeko rihana nyine. Iyo ugenda muri kaburimbo n'amaguru nta kibazo, ariko baramutse bavuze ati imodoka nizo zonyine zemerewe kugenda muri kaburimbo, wajya ugenda muri kaburimbo wiyibye kubera ko iryo tegeko barishyizeho. Ariko ubu ngubu uragenda muri kaburimbo n'amaguru ukumva nta kibazo kubera ko iryo tegeko ridahari. Ariko baramutse barisohoye, RGB ikavuga ngo nta munyarwanda wemerewe kugenda muri kaburimbo n'amaguru, bemerewe kugenda mu gitaka gusa. N'urugero, icyo gihe wajya ugenda muri kaburimbo ariko wiyibye, wifite ipfunwe. Rero itegeko iyo ribonetse nibwo ibyaha biza. Rero Imana yari izi ko abantu ari babi, ishaka uburyo bazamenya nabo ko ari babi, kugira ngo bemere ko ari babi nyine, kandi bemere n'urubanza rwabyo ko ibaho isezerano. Isezerano se bararishoboye Abisirayeli. Mbibutse ko ntabwo ari abanyamahanga bari bafite amategeko. Mu Befeso Paul aravuga ngo twari mu isi, twebwe abanyamahanga twari mu isi tudafite Imana rurema, ariko twebwe bari kure kera, twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Ntabwo twigijwe hafi n'amategeko y'Imana, twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Icyo nshaka kuvuga hano ni uko iriya 20 Abaroma ibice 3 umurongo wa 19 na 20, wa 19 bagaragaza ko agomba kuboneka gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, akanwa kakazibwa. Ni umumaro wa 2 twabonye. Umumaro wa 3 ni uburyo noneho Imana igaragaza ko abantu ari abanyabyaha. Amategeko noneho muri finali agaragaze ibyaha bijya ahagaragara, urubanza rugaragare. Kubera ko n'ubundi Imana izi ko umurongo 20 uravuga ngo kuko nta muntu uzatsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana. Kuko muze kuyisoma neza cyane, iragaragaza uburyo amategeko atagize icyo akora mu by'ukuri kindi kiretse kutugaragaza ko turi abanyabyaha. Icyo Imana yakoze ni ukugira ngo tubone ko turi babi, hanyuma Imana iduhe igisubizo. Amategeko akora nk'indorerwamo
noneho indorerwamo nk'uko igaragaza umwanda, then hakaza kuboneka dushe, umuntu akajya gukuraho umwanda muri dushe, indorerwamo nimufasha gukuraho umwanda. Niko n'amategeko ameze. Imana yateguye amategeko nk'indorerwamo, itegura ikaruvari ku musaraba, hazameneka amaraso nk'isoko y'amaraso ya Kristo izakuraho uyu mwanda w'ibyaha byagaragajwe n'amategeko. Muri make, amategeko ntabwo yatsindishirije abantu, amategeko ahubwo yatanze urubanza. Igitambo cya Kristo kiza gukuraho urubanza rwagaragajwe n'amategeko. Iyo ufite Kristo ukaba ufite n'amategeko, uvuga ngo wize Yesu Kristo, uba uri umusambanyikazi. Ugomba gusigarana Yesu Kristo gusa. Ikindi cya kabiri ni uko isezerano ry'Abisirayeli ry'amategeko ryabananiye. Imana ikabivuga muri Yeremiya 3:1 avuga ngo izazana isezerano rishya ridakurikije n'iryabo bagize, ahubwo izazana irishya, izafata amategeko iyashyire mu nda yabo, kandi mu bwenge bwabo nimwe izayandika, iganisha ku mwuka wera, ngo izabiterwa n'uko izabarira ibyaha byabo, kandi ngo ntabwo izabyibuka ukundi. Iyo tubona mu Baroma 18 umurongo wa 3 n'uwa kugeza kwa 5 uvuga ngo by'amategeko ananiwe gukora kubw'inyenyeri za kamere yacu, Imana yarabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, icira ibyaha bya kamere y'iteka. Nibyo Yesu yavuga ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Nuko icyo amategeko yavugaga atashoboye, Yesu yaje agifite, ni ugukiranuka Imana yashakaga. Kuno gukiranuka ni iki? Ni ukuvuga ngo ni hagati yanjye n'Imana, Imana iranyita umukiranutsi kuko nakiranutse nayo hagati yanjye nta kibazo dufitanye. Iyo ufitanye ikibazo n'umuntu ukunda kuvuga ngo sinzakiranuka na George atari yanyishyura amadeni yanjye, sinzakiranuka na George atari yanyishyura amadeni yanjye. Noneho yamara kwishyurwa ukavuga uti nakiranutse na George kubera ko yanyishyuye ideni yaramfitiye. Niko binameze hagati yacu n'Imana. Twari dufite urubanza rwagaragajwe n'ibyaha byacu, amategeko abigaragaje, rero tugira urubanza, dutsindwa n'urubanza, tuziba umunwa. Imana icyo yakoze ni ukugira ngo itange igitambo umuntu uzakizera ku rwego rw'urwo rubanza. Noneho abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirwaho, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'inyenyeri za kamere yabo, Imana yabishohoje ubwo yaratumye ituma igitambo cyaherwaga kera kivugwa kizaza. Nicyo Yesaya yavuze ngo twese twabaye intama zizimiye, twese twabaye intatane, ngo Uwiteka amushyiraho gukenerwa kwacu twese, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri Kristo. Umuntu wese wize Yesu Kristo aba arakuweho igihano by'iteka ryose, ariko amategeko agomba kuza agakora umurimo wayo. None umuntu yagera amategeko yamugeza kuri Kristo, amategeko agahagarara, umuntu agasigarana na kibamba ari we Yesu Kristo. Nibwo buryo amategeko atubera umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Niwo mumaro kugaragaza ibyaha byamara kuboneka, umuntu Imana ikamwohereza aho agomba kogera uwo mwanda, ikaruvare ku musaraba. Ndumva mu by'ukuri twaba tugarukiye hano, kandi Imana iduhana umugisha. Mwakoze, asante sana. God bless you so much.